aha hantu mureba ni imbere yo kuri Yamaha, ni rigore iri imbere yo kuri Yamaha mu gahanda gaturuka mu Njamena. Uriya ni umuntu aba aturutse mu Njamena ukamanuka ukaza ukinjira muri kaburimbo ijya ku ishuri rya Apakope. Hari rigore rero yazibye, iki cyobo mureba ubu ngubu. Hano harimo icyobo cyamanukagamo amazi akaza agaca hano agakomeza muri iyi nzira akagenda gutya, ariko rero cyarazibye. Iyo cyuzuye amazi aragenda akamanuka akaboneza muri kaburimbo. Urabona ko agenda akanduza umuhanda, Abaturage ntako batagize, bakoze umuganda bakajya bagerageza kuvanamo ibitaka, biranga. Ikigaragara nuko byazibiyemo hasi, amazi aturuka hariya akaza agahita yireka hano. Ni ukuvuga ko mo imbere indani harimo ibitaka byuzuye cyangwa se indi myanda. Umuganda rero nta kintu wabashije gukora, umaze gukorwa inshuro nyinshi ariko ntacyo bitanga. Birasaba byibuze nk'imashini ya excavator ikaza ikajyamo ikinjira neza ikabizamura, cyangwa se bakabomora hose. Kuko murabona ukuntu hameze, amazi araza kuzura agatemba, harajya mu muhanda, harayireka hano gutya aho abantu banyura. Ni ahantu rero ni hafi ya Yamaha, murabibona ko ari hafi ya Yamaha, haraboroshye cyane kuba wahamenya. Ni ukuva mu muhanda ujya kuri Apakope ugahita ukata gutya ujya ruguru aho bita mu Njamena. Umurenge ngira ngo mwakwitabaza akarere niba ari ikibazo cy'amafaranga menshi, akarere kagatabara, akarere k'umujyi wa Kigali kagatabara. Naho ubundi birimo birangiza umuhanda, bikangiza n'iki kibambasi cyari cyarakozwe kugira ngo gishyigikire ubutaka, kandi n'ibizi iyo byuzuye birimo umwanda biragenda bikanduza muri kaburimbo. Namwe murabibona, ni ugufatira hakiri kare, naho ubundi iki gikorwa remezo cyazasenyuka.